kibazo araza komerezaho tuganira tureba itegeko riteganya ku bagiye gushyingirwa, ariko mbere yuko tubijyamo nagira ngo mbanze shimire aba bageni bacu n'abandi babaherekeje mufashe tubashimire ku cyemezo cyiza bahisemo cyo kuza hano. Murakoze cyane rero, turashimira inshuti n'abavandimwe, ababyeyi baje nabo babaherekeje. Nibaza ko mwaje ku bushake bwanyu, ibyo taje ku bushake bwanyu, ntabwo muba mwaje kwiyandikisha ngo tubabone muze tuganire cya cyumweru gishize. Bigaragara ko mufite ubushake. Mu mategeko rero y'igihugu cyacu ugushyingirwa kwemewe nuko umugabo umwe n'abagore bangahe n'umugore umwe bikorewe mu butegetsi bwa leta, kandi abashyingiranwa bombi bakaba baje ku bushake bwabo nta gahato. Kuvuga ko buri wese agomba kuba yarahisemo mugenzi we akamva amukunze. Bikorerwa rero ku mugaragaro imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'aho umwe mu bashyingirwa atuye cyangwa niyo mpamvu mujya mubona tubaza se mutuye hehe, mukabona tubitindaho cyane. Ku banyarwanda baba mu mahanga biyandikishiriza kandi bagashyingirwa mu biro by'uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu. Mbere rero yuko muza hano gushyingirwa hari indi mihango iba yarabanjirije uyu nguyu. Birumvikana ndibaza ko Irene mutambuye na Rusi hano ari ubwa mbere, hari ibindi byabanze. Birumvikana hari imihango ishingiye ku muco nyarwanda. Fatirembo siko byagenze kuri mwese. Fatirembo sa umugeni bakamukwemerera, bamara kumukwemerera bakaguca inkwano ukamukwa, hanyuma warangiza ubwo maze kubyuzuza ukaza. Gusa itegeko ryongeraho ko inkwano ntabwo ari itegeko mu bwumvikane bw'imiryango yombi. Iyo mwemeranyijwe amafaranga, iyo mwemeranyijwe inka, iyo mwemeranyijwe ko ari ubuntu, ibyo bireba imiryango. Kandi n'inkwano itanabonetse ntabwo bibuza ko abashyingirwa bashyingirwa. Turashima rero icyemezo cyiza mwafashe mukaza kugira ngo mukore indi miryango ije kunganira iyindi dusanzwe dufite hano muri murenge wacu, kugira ngo mutwunganire mu iterambere. Hari ibyo rero dusuzuma. Abashyingirwa bagomba kuba bafite ibyo baba bujuje kugira ngo bemererwe gushyingirwa. Hari ibyo twabatumye ibyemezo by'amavuko. Muzi ko itegeko ry'igihugu cyacu riteganya ko bagiye gushyingirwa bagomba kuba bafite imyaka ingahe? 21. Niyo mpamvu tubasaba ibyemezo by'amavuko kugira ngo turebe ko iriya myaka yuzuye. Ikindi ni uko tubaka ibyemezo by'uko muri ingaragu, kuvuga ngo bagiye gushyingirwa nta ugomba kuba afite irindi sezerano yarashyingiranywe n'undi, uwo bashyingiranywe iryo sezerano ritaravaho. Ntabwo byemewe, kuvuga ngo mubanza gutandukana ukaba wakongera gushyingirwa. Niyo mpamvu rero tubasaba ibyemezo by'uko muri ingaragu uwaba yarashyingiwe tukamusaba icyemezo cy'uko yatandukanye. Ibyemezo rero twarabisuzumye twasanze mukwiriye, niyo mpamvu twabemereye kuzanga gusezerana. Kandi muzi ko twumvikana umunsi n'isaha muzasezeraniraho. Kavuga ni kuri iyi tariki, kuri iyi saha. Ibyo rero nabyo tubiganiraho, hanyuma tukanabatuma n'ababyeyi banyu, kuko ababyeyi banyu nibo bamenya ese itegeko ry'igihugu cyacu ryemera umugabo, umusore n'umukobwa ko aribo bashyingirana. Ntabwo twemewe gushyingirana abantu bahuje ibitsina. Ababyeyi rero nibo bashobora kumenya bati umwana wacu ni umuhungu cyangwa ni umukobwa, sibyo? Kuko nibo bababyaye. Hanyuma ubundi bakanasuzuma niba nta masano ya bugufi mufitanye. Iyo mpamvu ababyeyi burya tubabwira ngo muze gusinya, burya aribyo muba musinyiye. Se aba bana nta imiryango yacu nta miziri ifitanye, se nta masano bafitanye.
ese aba bana ubundi ntibabeshye bagashaka ibyemezo by'ibihimbano uriya musinyiye ko abana banyu batabeshye. Yego ibyo rero byose turabisuzuma, twamara kubisuzuma tukabaranga mu minsi 20 nk'uko itegeko ribiteganya. Muri iyo minsi rero ni ukugira ngo turebe ko ntawe uri bubagireho ikibazo. Ugize ikibazo rero arakitumenyesha. Gushyingirwa rero ni byiza, nayo mpamvu mwabihisemo, nuko hari izindi ngo mwarebeyeho zabanjije imbere yanyu mukabona yuko ni ingo zifatika, ni ingo zubatse igihugu. Namwe rero mwitamo kurushinga kugira ngo mushinge umuryango, namwe muzabyare, mwungure igihugu. Igihugu kigizwe n'abagituye. Rero muje kungura umuryango, muje kungura igihugu. Hari inshingano rero z'abashyingiranywe, arizo mwari musanganywe, ariko mugiye kugira izindi ziyongereyeho muhabwa n'itegeko. Bukanya murabona uburenganzira nimumara kurahira mugasinya umwanditsi w'irangamimerere akira indahiro zayo. Umwe arabaye umugore, undi abaye iki? Umugabo uragira inshingano ziyongera wenda cyangwa zinatandukanye cyane n'izo yari afite akiri umusore. Hanyuma rero n'umugore akagira izindi nshingano ahabwa. Niyo mpamvu gushinga urugo bisaba ko ukuze, uzi icyo gukora. Niyo mpamvu hateganyijwe iriya myaka 21 ni ukugira ngo umuntu aba akuze yumva neza icyo agiye gukora. Inshingano ya mbere rero itegeko ribaha inshingano rero ya mbere itegeko ribaha ni iyo kubana nk'umugore n'umugabo. Ubwo muvuye aha ngaha mumaze gusezerana, mwanditsi w'irangamimerere yemeye kwakira indahiro zanyu, ubwo mushobora guhita mujyana mukajya kubana. Siko bimeze? Itegeko rirabibemerera, ariko ntibikuyeho ko mubahiriza n'imihango y'idini. Hari abajya mu rusengero, hari abajya mu kiliziya, ibyo nabyo ntabwo bibujijwe. Ariko n'uwashaka guhita ajyana uwe nta uburenganzira aba bufite. Iyo ni inshingano y'itegeko ribaha, rikanavuga yuko iyo hashize amezi 12 mutabanye nk'umugore n'umugabo, nta mpamvu izwi mwumvikanyeho, umwe ashobora gusaba yuko mwanatandukana. Ariko turizera yuko ababyeyi bazabafasha hagati muri ayo mezi mukazaba umwana banyu. Inshingano ya kabiri itegeko ribaha ni ukurera no kwita ku bana muzabyara. Igihugu kirabifuriza kunguka, mukagira abana, mukungura umuryango. Abana rero ababyeyi babo bafatanya kubarera bombi. Abana saba umugore saba umugabo, ahubwo mwembi mufite inshingano zo kubitaho, kubatoza uburere bwiza, kubatoza indangagaciro na kirazira bijyanye n'umuco nyarwanda. Urabyumva? Mufatanye rero muri byose, ari gushaka ibibatunga, ari ukubafasha kwiga, ari ukubafasha kubavura, kubavuza. Ibyo byose mubihuriraho mwese mufatanyije. Ikirutaho rero uko mubaho uburere bwiza, hanyuma bakazavamo abasore n'inkumi, namwe bakabereka iki? Ibirori. Sibyo? Hanyuma indi nshingano niyo guha uwo mwashyingiranywe ibimutunga. Buri wese mu bashyingiranywe afite inshingano yo guha mugenzi w'imutunga kugira ngo akomeze kumera neza nk'uko namwe mumeze neza. Ubwo ajya witwa ngo kiba Marinette Aniziya, uwo musheri wafite inshingano nyinshi zikomeye zo kukwitaho kugira ngo utazananuka. Sibyo se? Ukakomeza ukamera neza. Hanyuma ariko nawe ufite inshingano yo kumwitaho, nawe agakomeza akamera gute? Kamera neza. Wowe ufite nini kuruta wowe, ugomba kubyibuha nyine nawe nyine bakajya babati umugore kanaka. Sibyo se? Hanyuma n'umugore yafata umugabo neza ati kazana dufatiye umugabo neza, ajya kwa nyirawo cyangwa kwa sebukwe, bakagira gute? Bakamwubaha. Ni byiza. Ubwo rero muri batoye
mufite amahirwe yo gukora mukore kugira ngo muzabone ibitunga abana mubone n'ibibatunga ubwanyu mwiteze imbere muteze imbere n'igihugu cyanyu. Abashyingiranywe rero bagira uburenganzira n'inshingano bingana nk'uko twabibonye. Izo nshingano zo guha mwashyiriwe umutunga, kurera abana, ni ukuvuga ko mugomba gufatanya muri byose. Ntawe uharira mugenzi we ibi n'ibi ngo undi arekere, kereka afite izindi mpamvu zitandukanye, wenda yarwaye ariko ari muzima, ngo mufatanyije mwese ibisabwa byose byo kugira ngo urugo rwanyu rube urugo rw'intangarugero, rube urugo rumeze neza. Abashyingiranywe rero bagomba kudahemukirana, si byo se? Buri wese aba ashatse mugenzi we amukunze, yumva rwose mbese ubwo umwe wabaye undi. Mu yandi magambo ngo uko wikunda niko wakaba wikunda nande na mugenzi wawe. Wakwihemukira se? Niba utakwihemukira ubwo rero na mugenzi wawe ntabwo ugomba kumuhemukira. Kumuhemukira harimo ibintu byinshi, ushobora kumutoteza, ushobora kumukubita, ushobora kumwima ibimutunga, ushobora utamufasha igihe ari mu makuba. Ibyo rero birabujijwe mu bashyingiranywe. Mugomba rero gutabarana. Iyo mugenzi wawe yagize ibyago, umuntu wa mbere ugomba kumwitaho ninde se? Si uwo bashakanye? Si byo Bosco? Ubwo se usanze hari nk'umuntu ufite esperance babigenza gute? Byahinduka bikagenda bite? Tumubangamira. Ese kwihanira ko bibujije? Wahamagara umukuru w'umudugudu uti nyamuneka ntabara umugore wanjye rwo kumukubita. Wabigenze? Nibyo, ubonye mugenzi wawe ari mu kaga, ikintu ukora ni ukumutabara. Ariko nanone kwibuka yuko kwihanira bigize gute bitemewe. Ariko ni wowe wa mbere wo guhita umutabara. Ubwo rero iyo usanze mugenzi wawe ari mu kaga ntabwo umukomera, murabyumva? Cyangwa ngo ushungere nk'uko tujya tubona wenda abantu barimo barwana ukabona abantu barashungereye. Ubwo rero kubera ko mwemeye kubana kandi mukabonye, ugomba guhita umutabara byihuse nk'uko Bosco yabivugaga, ariko ukirinda kugira gute? Ukirinda kwihanira. Abashyingiranywe rero barafashanya. Buriya abantu ntabwo tugira imbaraga zingana, tugira ibitekerezo bingana cyangwa se bimeze kimwe, ahubwo muraganira. Aho umwe afite intege nkeya mugenzi we akamwunganira. Mufashanya rero muri byose, muri ya mirimo, muri za nshingano twabonye, za nshingano zo kwita ku rugo. Urugo rugira inshingano nyinshi, si byose? Murubaka, mugashaka ibibatunga, mukarera abana, mukita ku babyeyi igihe ari ngombwa. Muba mufite inshingano nyinshi. Izo nshingano rero mwese murazifatanya, nicyo kiranga urugo. Abashyingiranywe kandi buri wese agomba guha mugenzi we umutekano. Urugo rufite umutekano n'abantu bararukunda bakarugendamo, siko bimeze? Ingo zigira amakimbirane ntabwo abantu bakunda kuzigendamo. Urugo rufite umutekano ufite n'icyo gutanga, siko bimeze? Udafite icyo utanga se bazi? Iyo ufite icyo utanga abantu barazi. Iyo abantu baje ubona iki? Abashyitsi ni iki? Umugisha. Ubwo rero zanyu nizitagiye ngo umugisha ntawo muzabona, muzawukura muko zigenda. Kandi kugira ngo bazigendemo ni uko muba mufite icyo gutanga, si byo? Abashyingiranywe rero mufite izo nshingano zo kudahemukirana, gutabarana no gufashanya muri byose. Abashyingiranywe rero bagira uburenganzira bungana ku mutungo wabo cyangwa se bitewe n'uburyo bahisemo. Kuko twabiganiriyeho mu cyumweru gishize, twabonye uburyo butatu itegeko riteganya ryateganyije bwo gucunga umutungo. Twabonye ivangamutungo rusange, tubona ivangamutungo muhahano, tubona n'ivanguramutungo bisesuye. Abanyeshuri barabifashe, n'abageni n'ibisa abanyeshuri n'abageni barakurikiye. Ivangamutungo rusange rero ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose, byimukanwa n'ibitimukanwa bakabigiraho uburenganzira bungana, si
ibyo yo mwahisemo ayo masezerano kuvuga ngo mugira uburenganzira bungana kuri wa mutungo. Hanyuma biva mutungo muhahano twabonye ko ari amasezerano bashyingiranywe bagira nabumvikana gushyira hamwe umutungo bazabona baramaze kugira gute baramaze kubana. Ariko noje wakandika ariko iyo mwahisemo ubwo buryo buri wese agira iki atanga kugira ngo mugihereho mubakuze. Hanyuma uburyo bwa gatatu bw'ivanguramutungo risesuye twabonye ko ari amasezerano bashyingiranywe bagirana bumvikana ko buri wese akomeza kwikenuza no gucunga umutungo we wose uko wakabaye, ariko mukumvikana uko muzajya mutunga ubuzima busanzwe bw'urugo bugakomeza. Tunabona ko nta witwaza ayo masezerano yo kubaka uburenganzira busesuye bwo gucunga umutungo we ngo abutangaguze cyangwa abupfushe ubusa, kubera ko afite inshingano zazindi twabonye yo kuba mwashyingiranywe umutunga, iyo kwita ku bana muzabyara. Izo rero ntabwo wazubahiriza uwusesagura. Iyo uramutse ubikoze uwo mwashyingiranywe afite uburenganzira bwo kuba yabikuregera mu rukiko, cyane cyane harebwa inyungu z'abana ko nibo bahahurira n'ibibazo. Abashyingiranywe rero basaba kubana neza bakabana mu mahoro bagatandukanywa n'urupfu, bakihanganirana, uwakosheje agasaba mugenzi we imbabazi kandi noneho bahaye imbabazi akagira gute akikosora. Urupfu rero nirwo rwagatandukanyije abashyingiranywe. Gusa hari igihe binanira, bibabwiye none ntabwo bishobora kubyumva kubera ko murakundanye ni sheri shushu mbese ibintu bimeze neza, nta nubwo tubifuriza gutandukana siko bimeze se, nta nubwo mwabyumva ariko muzi ko bijya bibaho. Bijya bibaho. Hari impamvu rero zishobora gutuma abantu batandukana. Itegeko ryariteganyije, ntabwo ari ubucya uvuga ngo ndabona nanakurambiwe nabonye nakuzanye unamusore usigaye ubyibushye turatandukanye. Ntabwo bibaho. Cyangwa ukavuga ngo nari twatandukanye kuzabyara abana babiri none tumaze kugira batanu ubwo singushaka turatandukanye. Oya, hari iby'itegeko ryateganyije bishobora gutanya abashyingiranywe. Ngiye kubibabwira rero, ariko ntabwo ngiye kubibabwira kugira ngo muzagere gute muzatandukane, ahubwo ngiye kubibabwira kugira ngo muzabyirinde. Impamvu ya mbere rero itegeko ryateganyije ishobora gutandukanya abashyingiranywe ni ubusambanyi. Niyo nkuru harya n'ubu sura umisira yemewe gushaka abagore benshi. Gisele usanze niyo nkuru yazanye undi mugore. Itegeko rivuga yuko uwakoze ubusambanyi ushobora gutandukana. Mwebwe njya mbona mubyirengagiza. Se mwarabivuganye? Nashaka n'abandi babiri n'abandi batatu nta kibazo. Ntabwo byavamo. Ni wowe gusa. Wabyumvise niyo. Ubwo Isilamu ujya ngo biremewe ariko itegeko ntabwo ribyemera. Ubwo rero n'uwo muca inyuma ugakora ubusambanyi. Yumvise yukuba kandi yanabivuze. Uzabyirinde. Yavuga ati turareba ukuntu ari mwiza rero umuntu. Ubwo rero impamvu ya mbere ni ubusambanyi kandi umva ntawakwifuriza urugo rwe ko yashaka umugore w'umusambanyi cyangwa umugabo w'umusambanyi, kuko biri mu bintu bya mbere bisenya ingo kandi binababaza kuri buri umwe wese mu bashyingiranywe. Impamvu ya kabiri ni uguta urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikiranye. Abashyingiranywe babana hehe? Abashyingiranywe babana hehe? Mu rugo rumwe. Bakarara mu nzu zingahe? Mu buriri bungahe? Mu bitanda bingahe? Mu mashuka na supaneti nyinshi. Urakoze cyane. Ubwo rero abashyingiranywe bagomba kubana bakaba mu rugo rumwe. Ubwo se ubyutse ugasanga mugenzi wawe yagiye ntiyanakubwiye aho wagiye. Wenda bwa mbere akagusaba imbabazi n'ubwa kabiri mwakomeza kubana atakubwiye se
mugomba kubana hamwe mugasangira n'ibitekerezo naho yagiye akakumenyesha ngo none urabyituragira urasanze yagiye ntibyakubangamira abashyingiranywe rero bagomba kuganira bagomba kugirana ibiganiro ntawe ukwiriye kugenda mugenzi watazi aho yagiye mubi icyo nashaka kuvuga bo mugenzi wawe agomba kugenda akakubwira ese niyo yaba yagiye akagira ibihinduka mu nzira aho yagiye agomba kumenyesha hagize rero ugenda ukamubura amezi 12 akagera utazi aho yagiye utazi n'impamvu ye ntacyo yasize akubwira kumva bikubangamiye icyo gihe byaba impamvu yo gutandukana umwe akongera agashaka undi cyangwa se akareba ukundi bigenda. Impamvu ya gatatu ni igihano cy'icyaha gisebeje. Biri mumwe mu bashyingiranywe iyo agenda umwe aba ari umugabo undi aba ari umugore siko bimeze. Ni umugore wa Evariste Mukantagazwa ni umugore wa Evariste ni umugabo wa Maria siko biba bimeze. Kuvuga ngo iyo ugenda usa nkaho ugenda mu izina rya mugenzi wawe yaramutse akojeje icyaha gisebeje gisebya umuryango buri wese yumva bimubangamiye. Icyo cyaha rero tugomba kukirinda. Ni nk'ibihe rero byaha ibyo byaha bisebya umuryango bishobora gutuma abantu batandukana ni ibihe? Katubaze Celestin na Zirimo. Celestin ni ibihe byaha ziri payakora icyaha gisebeje kumva rwose bikubangamiye gusaba ko mwatandukana kuguca inyuma akusabye imbabazi cyane hagira undi muntu ubimenya akaba ari wowe ubimenya gusa use yabasebeje umuryango ushobora kugenda ukabimenya wowe ntihagire undi muntu ubimenya ariko kuri wowe kirabangamye birumvikana. Ubusinzi n'umugore w'umusambanyi numva nta bamwihangana agenda ku mugaragaro abantu bose bakabibona ngo n'umugore wawe urumva ko byaba bisebye byaba bikubabaje. Ubusinzi ariko singibibona ntabwo nkibona abagore bagenda basinze kera bagenda babona ku mihanda baracyahaba kumva nibereye ko tujya mu tugari tubabona ntabwo nkibabona ubanza barabaye abarokore bose. Umugore wasinze cyangwa umugabo nabyo ubona ni bibi ni ukwiyandarika ni ugusebya umuryango n'abana bibagiraho ingaruka. Ariko umwana azajya ku ishuri bamutumye borodero yishyuriyeho urebe ko agukundira kugenda. Iyo umwana bamuhagurukije biramubabaza. None rero umwana babwira ngo dere wa mwana wo kwakana kawumusinze mwumva bitamubaza kurushaho. Hari n'ibindi byaha rero hari fata abana ku umuntu w'umugabo kumva ngo afashe umwana amusambagije umwana cyo ni cyane kandi tujya tubyumva. Byo ni ibyaha bisebeje ngaho ibaza umwana ungana n'akawe k'imyaka 2. Ibyo bintu koko murumva n'amahano. Ibyo rero ni ibyaha bisebya umuryango. Ubujura umugore wa kana bamufashe harabonye mbona bahemukire ko ntabwo byemewe bakamuhekesha ihene umuhanda nuse ko nabyo bitemewe ntabwo byemewe umuntu yakoze icyaha hari icyo amategeko ateganya. Ibyo nabyo baba babangamiye uburenganzira bwe ariko kwiba nabyo ni icyaha gisebeje. Impamvu ya kane ni ukwanga gutanga ibitunga urugo. Twabonye ko umwe mu bashyingiranywe buri wese afite inshingano yo guha mugenzi w'iki umutungo. Iyo wabikoze rero wigambiriye utabibuze ahubwo wabikoze nkana habayeho agahimano baba hari n'ibindi iyo waza gutanga urugo haba hari andi makimbirane sibyo haba hari andi makimbirane kuvuga ngo za nshingano ntuzuzuza kandi kwa udatanga ibitungo hari ibindi biba byihishe inyuma. Ubwo byanga bikunda haba hari n'umutekano mukeya. Byanga bikunda haba hari guhoza mugenzi wawe ku nkeke. Byanga bikunda uba ufite ahandi wendo wikatisha ukayatangayo. Niyo mafaranga hari iyo byabuze mujya kubishaka sibyo buri wese akagerageza mukaba mwihanganye bikaboneka. Ariko iyo wanze kubitanga nkana utabibuze ni impamvu yatuma
mushobora gutandukana kuko mwarabaye babiri kugira ngo muhuze mukorere hamwe. Mugiye muzabibona mu minsi mike, muzasanga rwose mwarungutse, musange ahubwo mukiri abasore n'inkumi hari ibyo mwatakazaga, ariko nimuhura muzabona ko ari byo mwungutse byinshi. Cya gatanu ni uguhoza undi ku nkeke. Abaze mbabwira ni muri abasheri, abasha amazina menshi, ahani n'ibindi byinshi, sibyo? Uwejo uzajya kumva ngo ni ko kana wumve nkakorodera ngo tuane kandi kera mwitaga shushuje bikaze mbese, sibyo? Ujye umuhama ngo nikora ngo so yagiye yaraga kera tubyumva ose yagiye. Rero ntabwo ari imvugo z'abakunda ngeze abantu bashakanye bakundana. Abakundanye bagomba kubana muki mu munezero, bagomba gushihana, sibyo se? Buri wese ahindukira rero umuntu bagiye kubana, baha uburenganzira babona mutari mwana bikoze uko mubakunze. Shitira n'urimo kubimubwira rwose buriya ibyo bintu ntibizabaranga. Muzahore mubakunda mubabwira neza. Iyo umuntu bamubwira neza akora n'ibintu byose yishimye. Yaza ku kazi agakora yishimye, wajya guhinga ugahinga wishimye, wajya gucuruza ugacuruza wishimye, wacuruza bakubwiye nabi ugacuruza tukabakiriye amafaranga ukayabura, sibyo se? Ubundi urugo abantu bashinga urugo kugira ngo bungure umuryango bagire n'umunezero, sindabeshya? Iyo umunezero ubuze mu rugo se icyakuzanye ubukibuze, hagera umuntu ahitamo kwigendera, kandi iyo mushenye mukongera gutangira muba muhombeje n'igihugu. Nimuzahoze rero abo mwashakanye ku nkeke, ahubwo muzaba mubatetesha nk'uko mubikora. Za message uziracicikana, ahubwo twabatindiye. Hanyuma cya gatandatu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Buri wese mu bashyingiranywe agomba kubaha mugenzi we, akamwubahira ko ari umugabo yashatse, sibyo se? N'umugore ukamwubahira ko ari umugore wawe washatse. Ntumubuze uburenganzira ku mutungo, ntumubuze uburenganzira ku bindi byose biba mu rugo. Hanyuma n'ibikorerwa mu rugo byose mugomba kugira gute kubyumvikanaho. Hari inshingano z'abashakanye, twabonye ko muba mu rugo mu cyumba kimwe, cyagiye rero cyo mu cyumba ngomba nako kukijyamo mubyumvikanye, sibyo se? Sibyo? Niba bizajya mugenda rero mwavuganye nabi, ntabwo n'ibindi bizajya bigenda neza. Ubu ni ukuvuga yuko abashyingiranywe bagomba kubana muri byose, mu mutuzo, mu byishimo, nta urenganya undi ngo niko abagore mwabaye niko abagabo mumeze. Honya ngomba buri wese agomba kubaha, niba ari umugore mwubahire ko ari umugore wawe, sibyo se? Ni Imana yamuguhaye, niwe wahisemo. Imana nayo iravuga iti n'uyu naguhaye. Ubwo rero ugomba kumunezeza ibihe byose, mugahora munezeranwe ibihe byose, mukanezeranwa mu mvugo no mu mikorere no mu ngiro byose. Icya karindwi ni ukumara nibura imyaka 2 abashyingiranywe batabana ku bushake bwabo. Abashyingiranywe rero hari igihe bananirwa kubana, bijya bibaho. Hari igihe mudahuza pe, mugashakana mwumva mukundanye, ariko nyuma umwe ubungubu nubwo mujya muhura hari uwavuze nabi. Birashoboka se? Muvuga neza ibintu ari byiza, hanyuma ukazabona hazi imico, cyangwa ukazamusangana zimwe muri za ngeso twabonye, ukaba wiyigiriye muri kiriya cyumba, undi nawe akaba yigiriye mu gikoni, undi akaba yigiriye kwa nyirasenge, undi akaba yisubiriye iwabo. Mukamara imyaka 2 mutarongera kwihuza ngo muganire, mwongere mubane nk'umugore n'umugabo, mwongere kubana kwa kundi twahoze tuvuga. Mukasanga ubuyobozi, mugasanga inshuti zikabagira inama, muri iyo myaka 2 mukanirwa kongera gusubirana. Icyo gihe rero mwashobora cyangwa mwembi gusaba ko mwatandukana. Ubwo bisigaye biroroshye. Jya mbona umugabo n'umugore baza twebwe twemeye gutandukana, bakambwira bati kubera ko tutakibashije kubana twiyemeje gutandukana ku bushake bwacu, bati dusinyira. Okay, ni murabyemera ngo bati tubyemera kuko kubana ntibishobotse, none turatandukana. Ubwo rero iyo bamaze kubyemera ngo babijyana mu rukiko rukabimugisha mugatandukana, ko ntabwo aribyo tubifuriza. Ahubwo izi mpamvu twazivuze kugira ngo muzagire gute, muzazirinde. Impamvu ya nyuma
nuko utabana mu gihe cy'amezi 12 akurikiranye uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu zifite ishingiro mufite. Nigeze kubibabwira ko muvuye aha ufite uburenganzira bwo kubana n'umugore n'umugabo. Rero mugenzi wawe bitakomeje ngo mupange gahunda zo kubana bigahagarara nta mpamvu ihari, nta kazi wagiyemo, nta wagutumye, ntiwagiye kwiga, ntukimuvugisha, nta communication, nta gahunda mbese. Amezi 12 agashira. Ushobora kwibonera undi ugukunda ntawamenya. Ubwo rero icyo gihe umwe ashobora gufata umwanzuro agasabira urukiko rw'uko bwabatandukanye. Izo rero nizo mpamvu itegeko ryateganyije, kimwe wenda n'ibindi mwagiye namwe muvuga mwumva abantu batakwihangana, ariko ubundi buri wese aba agomba kwihanganira mugenzi we, ariko ibi by'itegeko ryarabiteganyije ubuse bikubangamiye byaba impamvu yo gutandukana. Murakoze cyane. Ushingiye wenda kuri ibitegeko ryateganyije, hari ikindi kintu wenda n'itegeko ryabihereyeho, ariko hari ikintu kimwe abashyingiranywe gituma babana kuzageza basaje. Iyo batagifite ntabwo bikunda. Niba byose twabonye n'izi nshingano twabonye ntabwo bikunda. Icyo kintu rero ndagira ngo mukimbwire. Hanyuma uzubahiriza amategeko, uhahe, ugire gutera kuri ikintu kiruta ibindi byose. Ushobora gutuma muzabana akaramata. Bwumvikane. Bwumvikana n'umuntu kubera iki? Kubera iki? Ikindi kintu gituma bwumvikana ni amahoro. Kugira ngo umuntu amahoro ariko hari indi mpamvu muha amahoro. Tubwire ubanza wakimenya. Urakoze cyane bagwamashyi. Kumutayamuhaye. Niki? Si urugo rwabazanye hasi? Urukundo ni rwo rwabazanye hano. Kuko iyo mpamvu udakundana ntabwo muba mwaje. Sibyo se? Urukundo rero ni rwo rwubaka iki? Rwo rwubaka urugo. Ariko rero ntabwo uzajya mugenzi wawe ko naragukunze gusa. Ibyo ngo bibe birahagije. Urukundo barugirira gute? Bararuvomerera, bakabagara, bagashyiraho ifumbire, mvaruganda n'imborera byose. Muri byo ashaka kuvuga ngo wenda ruzazana ifumbire ati dore nzanye urukundo. Gusa urukundo uvuga rero urukundo bakunda mugenzi wawe, sibyo? Ukamutetesha aricyo ashaka kuvuga. Umugabo, Bibiliya ivuga ko umugabo agomba gukunda umugore we akagira gute? Nta murokore urimo hano. Kanabimubwira. Akanagira gute? Akabimubwira. Inshuro zingahe? Kanamwitangira inshuro zose zishoboka. Wabivuga inshuro 100 mu ijoro, wabivuga amagana, utabivuze nabimubwira. Mwese mwabibabwira. Ko ntabibonara. Akamukundwa akazi. Nibyo se? Umugabo arateswe gukunda umugore we akamukundwa akazi. Hanyuma umugore agakora iki? Akubaha umugabo. Nuwaze hari ibindi kumufasha muri bya bindi nyine byose twabonye. Sibyo se? Hari burya hari inshingano n'ubundi duhuriraho, ariko akaba wenda n'iz'abadamu tuba twihari. Undi bari guteka ugateka neza. Sibyo se? Iyo executive ko yambaye neza, uri umudamu aba yabikoze. Sibyo se? Namwe uko mwebwe ntimukambye ntembera abagera biraza kubageraho mukandi. Sibyo? Ubwo rero mugenzi wawe ugomba gukora ibimushimishije. Niba ari imyenda ukayigura, sibyo se? Niba ari gusohoka mufite umwanya mugasohoka, niba ari abana mukabajyana, ibyo ni uko kuvomerera. Abanje mbona n'abadamu baba bakwise kwemera, tutabyambara tubara mu kazi. Kiza wagize anniversaire akakizana. Ibyo ni ko kuvomerera. Buriya rero ntabwo wabona umugabo yakuzaniye igikombe cy'80 mu by'ukuri ngo nawe ejo byo kumuhoza ku nkeke. Sibyo se? Hanyuma rero n'abagabo mujye mushima. Niba teka neza ujye uvuga uti madamu bose batetse neza merci. Ubwo n'izindi gahunda zose zigenda neza. Ubwo bushyizeho agafumbire. Sibyo se? Ejo bugacya mukavuga muti tujye gusura ababyeyi. Burya nabyo nishima.
ubushyizeho agafumbire kandi kundi rero bararubagarira hari ibikorwa byiza hari amagambo meza n'ubu namwe iyo mutakundanaga mutabwirana amagambo neza ndabara ntabwo mwari kuba mwaje hano nuko mufite utuntu twiza mubwirana mufite ibikorwa byiza mukorana buri wese akumva yishimira mugenzi we ibyo rero mbashishikariza kandi nimunahura n'ibigeragezo n'ibindi bibazo nabyo muzagire gute muzabyihanganire mu bibanemo bizarangira sibyo hakagira utererana mugenzi we ko bahuye n'ikibazo muba mukora mu kanya akazi kagahagarara muba muri bazima ejo mukarwara muba mufite abana umwe akarwara muba mumeze gutya ubwo buzima rero mugomba kububanamo abantu bakundana babana muri ubwo buzima bagakemurana ibibazo bije bakwishima bakishima bababara bakagira gute bakababarana ako rero niko nari sorejeho ngira ngo nongereho aba mbashimira ko mwanteze amatwi nkaba nabifuriza kuzagira ingo nziza ingo zitekanye zifite n'isuku kandi urugo rufite isuku rutekanye abantu barugendamo n'Imana ikabigendamo murakoze cyane turabashimiye ko mubahirije gahunda ndamushimiye cyane ko mwaza umwanya muri kuganira twaragize umwanya rero wo gukurikirana amategeko dusaba kugira ngo twemerwe gusezerana tukagira umwanya tukabarangarira babwiye kugira ngo turebe ko ntawagaragaza ko impungenge ku bukwe n'abo tugiye gushyingira ariko na mbere y'uko dushyingira tuzaza kureba niba nta uri muri iki cyumba ufite impungenge ku bageni dufite uyu munsi yari urimo afite ikibazo avuga ati wenda kanaka dufite ikibazo iki n'iki itegeko twemerera ko tumuha umwanya akazamura ikiganza tukamutega amatwi niba ari urimo rero azamura ikiganza iyo tubonye nta urimo rero ntabwo dukererwa ahubwo tubabwira mu bya biganza mu bihuze mu amashyi bajye ku kindi cyiciro nk'uko rero biteganywa n'itegeko abasezerana kubana nk'abashyingiranywe bakorera imbere y'ubwanditsi bw'irangamimerere bigakorwa mu ruhame kuko n'ubundi nta turi mu ruhame batambuka bombi rero ikiganza cy'ibumoso kigafata ku idarapo ry'igihugu cy'iburyo ukakizamura cyane ukarahira indahiro nk'uko itegeko riyiteganya indahiro igira iti jyewe ukavuga amazina yawe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe ukavuga amazina ya mugenzi wawe imbera umugore tukazabona uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya bimaze kurahira hejuru nawe ararahira indahiro ni imwe ariko nk'uko umugabo warahiriye ko yemeye ko mugenzi we amubera umugore umugore nawe arahirira ko yemeye ko mugenzi we amubera umugabo iyo babikoze neza turabashimira mu muco wacu tukabaha amashyi ariko n'ubundi buryo abantu bashimamo iyo babufite nta kintu tubangamira icyo dusaba n'ituze gusa kugira ngo igihe barimo gukora igikorwa cyabo bagikore bisanzuye kandi batuje kugira ngo bambasare twinjire muri uwo mwanya n'izo kugira ngo twakire indahiro z'abageni bacu yo muri Akbar maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Kabarisa Gisele umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi bikurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Yewe Mukabarisa Gisele maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe niyo nkuru Akbar umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi bikurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Mari mwiza genda utetehe ubonye umusoro ukwizihiye
twakiriye imiryango mishya. Baherekeje ari ingaragu z'abasore n'abagabo n'abagore byemera amategeko. N'abakiriye kandi turabashimiye. Tunishimwe tumaze kubasezeranya. Bashyira mu gitabo cy'irangamimerere cy'ikoranabuhanga. Mwahindurira imbere wari ingaragu yabaye ingaragu n'umusore wabaye umugabo n'umukobwa wabaye umugore kandi benshi n'abakiriye wabo ntabwo bisaba kuza no kudusaba rero ahubwo nyuma y'uko muri bukore izindi gahunda mwateguye nyuma y'ubukwe kujya ku rubuga rw'irembo ugasaba attestation yo kwashyingira cyangwa icyemezo cyo kwashyingira ujya ku rubuga rw'irembo ushaka ko uri mu rugo ukoresheje telefone yawe cyangwa imashini yawe cyangwa uri mu kazi cyangwa se bitewe n'ibikoroheye kuba wakwegerana umukozi w'irembo cyangwa bagiye ku irembo n'uri gukoresha kenshi ukaba ukeneye attestation yo kwashyingiwe aragusabira tukabona ko wayisabye ugahita tuyikwemerera ugahita umumenyera mu zindi gahunda ntabwo ukigomba kuba ushaka muri gusinyira yagira gute nawe wamara kubikora yanayibonye areba ko nta gusinya akayigana muri iyi bisinye bijyana aho bayikeneye byagenze neza n'imiyoborere yacu neza uza kuba utazajya unerekana mesaje mbere kujya gushaka ibipapuro mu mwaka yaba rero mwabwira ko bahurije aha ngaha wuje amategeko mwabona buremewe n'amategeko mukabana gusa mwamukoze ariko inyigisho basubiriyemo niho imiryango ibaherekeza imiryango irabaherekeza ikabaherekeza ariko baba bateguye ko uzinjira muri rwa rugo rushyashya mugiye kubana ku buryo n'imiryango iba yateguye inshuti n'abavandimwe bakagomba kububaha niba bateganyije ko babaherekeza uyu munsi bakabubahiriza niba ari ejo bakabubahiriza ariko mugomba ko batagomba kubakiriza kugeza kuri cya gihe bababwira mu mategeko babuze icyaha cyo kutabana igihe mwamurengeje ya mbere twavugana baga rero ugiye ku musozo wa gahunda y'uyu munsi hasigara ukifuriza urugo ruhire kwifuriza urugo rwiza no kwifuriza ibintu byiza ndetse no kuzagira urugo rurambye rugufasha mu iterambere bari dusanga kwifuriza umunsi mwiza n'ibirori byiza murakoze bageni beza mari mwiza genda uteteye ubonye umusore ukwizihiye nimuwane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke mari mwiza genda uteteye ubonye umusore ukwizihiye nimuwane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke icya mbere gushimira Imana yatumye ibintu byacu bigenda neza uyu munsi imvura yabuze icyakorwa ngo bifite ubwoba bahageze kare ubona abandi barinjira bacu bataraza ngo bifite ubwoba ariko Imana yabikiyemo byose biratungana nta mvura baje kare nabifite ubwoba ngo barasubizeho cyangwa nyine saa 9 byatungana ubwo rero nkashimira Imana icya kabiri ndabashimira umwaka wakiriye hano twari twiri umunsi wose tumeze nabi nta kigenda umugongo rwacu byanze murabizi ariko ndabona twese ubu ubanza hari uwaba yabyibushye bamwe na bamwe ntavuze simbavuga icya
gatatu ntiwashima gusa iyo ushima uranitura ukuntu nishimye mwatwakiriye ubutaha nanjye uzakuba gatatu urakoze babane rero ntabwo nawe mbarambira cyane bakudushimiye ukuntu mwaje mwitabiriye ibikorwa bya uyu munsi imana yongere ibahe imigisha mbese ibafungurire n'inzira z'amafunguro impande zose ikindi wenda narangirizaho ibi bibaye ni ibintu bito ibi uko dusangiye hano njye ndumva ibintu biri imbere byatumye ujya kwicara hano bizaguta ibi ngibi ukuntu twateranye hano hazaho n'imiryango twe twaje turi bakeya kuko tuba turi hano kigali kuko twaje bamwe bavuga Gisele ariko byataba bikwiye niba bishobora amategeko ngo baze akunda uko twakuvuga cyangwa mbese guterana n'abana aho bari mu mutwe bicara tuganira byose byatumye tugana ntabwo rukundo ejo n'ejo bundi ku itariki nyezina hazaza abandi umuryango ni mwinshi cyane uzababona n'abandi kandi icyo nasaba icyo kuri nk'ababyeyi banjye wese bafashe nk'ababyeyi banjye ni ukuri murakoze cyane iyo mutaza kuba hano ntabwo tujya twese mari twenyine byashoboka ko urukundo mwatugiriye mwatwitabye kumva nta kindi narenzaho gusa tujye tuzirikana iyo atari kimwe nyirizina tuzahabure kuri benshi urukundo rukomeze kuri wa munsi uzi utumye duteranira hano kandi murakoze murakoze iryo jambo nyamukuru ntabasha kuvuga kano kanya kuba mwitabira ubutumire bwacu duherekeza umurenge iby'agaciro kuri twebwe kandi turabyishimiye cyane yaba ababyeyi bacu bashiki bacu barumuna bacu bakuru bacu Imana ijye ibongera cyane kandi mutube hafi y'umuryango